Yes! Mugubwe neza kandi cyane uyu ni Emile Mwami trainer speaker mentor. I love you so much. Guys, uyu munsi munyemere twongere tuganire aha ni kuri Wise Dream Pro aho tuzajya dukurikira ibintu bitatu: ubuzima, business ndetse na network marketing. Uyu munsi tugiye gukora kuri network marketing, especially kuri company ya nziza cyane iryoshye irimo amafaranga, BIOTECH Global International. Mubwije ukuri nabwira ngo life is a matter of choice, not a matter of trust. Ubuzima ni amahitamo ugira, ntabwo ari amahirwe aza ngo akumanukire, ahubwo ugira uburyo uhitamo ibintu mu buryo bumwe cyangwa se ibindi. Mbere yuko menya network marketing, ubuzima bwari tough. Yuko menya network marketing, ubuzima bwari bugoye. Nabanje kuba umucuruzi karito umujyi wa Muhanga. Then nyuma maze kumenya network marketing, ubuzima bwarahindutse mu by'ukuri muvana wanyu yo kubwira ibi ngibi, nuko nzi neza ko birashoboka, birahinduka, birakunda kandi cyane. Impamvu nta yindi, network marketing ntabwo ireba ngo ufite amafaranga ya cyangwa se ufite amashuri ya cyangwa se ungana utya cyangwa se urahanga wavukiye uvuga ururimi, uri umugore, uri umugabo, uri umwana. No, network marketing ikireba ni ikintu kimwe gusa, irareba ufite izihe nzozi, irareba inzozi zawe. Ninde muntu ukeneye aya mahirwe turi kuvuga kuri network marketing? Uri umwarimu, umunyeshuri, umuganga, umuntu afite akazi, umushomeri ukeneye ibintu byo gukora by'ubucuruzi biduha amafaranga meza kandi cyane, uri rwiyemezamirimo, uri umudamu, uri mu rugo, uri mu rugo ukeneye ikintu kiguha amafaranga meza kandi cyane, kandi mu by'ukuri no mu rugo network marketing especially BIOTECH Global it is yours. Nawe gusa byose kugira ngo bikunde bikorwe bigerweho hakenewe ikintu kimwe, ni ikintu bita inzozi. What's your dream? Dezawe ni izihe? Ese ukeneye amafaranga menshi, ukeneye kugira imodoka nziza, n'amazu meza ushaka kubaka, no gutembera se, vocation ukeneye kuyikorera hehe? Ikintu kibanza muri ubu buzima turimo kugira ngo ugire ahantu ugera hashimishije, ukeneye kugira inzozi, ukeneye kugira ibizagufasha kuvuga ngo habanza ikintu bita desire, objectives, inzozi, dream, objectives, goals. Iyo kintu kizabanza, iyo kimaze kubanza udetermina ni hehe mu by'ukuri ibyo ushaka bizaba. Muri Islam tutuye hari uburyo bune amafaranga abonekamo. Urahitamo ko wamaze kugira inzozi, ese mu by'ukuri uremeza udashidikanya neza ko inzozi zawe zizakugeraho biciye mu yihe nzira? Ese ni akazi, ni byiza kandi cyane nimba ari akazi, ariko ntabwo ari byiza cyane, n'ibyo kwitondera. Kugira umenye neza ko atari byiza cyane ari byo kwitondera, urebe nimba uramutse ufite umushahara wo guhembwa 1,000 ku kwezi, urebe igihe uzinjiza miliyoni 10, ufate miliyoni 10 ugabanye 1,000, urebe igihe izo miliyoni 10 zizinjirira, uzasanga bigoye umuvandimwe wanyu. Niba bambwira ngo ntabwo nakuri komanda akazi gusa, nimba ufite congratulation ariko ukeneye akandi ka cyangwa se icyo bita self employed cyangwa se kuba wikorera. Ese inzozi zawe ibyo ushaka kugeraho bizaca muri self employed, nabyo byaba ari byiza, ariko ntabwo ari icyo gusa, ukeneye kugira kandi kantu wongeraho. Especially ushobora kongeraho BIOTECH Global tugiye kuganira ubu muri iki kiganiro guys, cyangwa se icyo bita business owner, waka system, kushyiramo abantu byo wakoze ukinjiza amafaranga, ugatanga akazi, ugahinda ubuzima bw'abantu benshi cyane, aho ngaho uteye imbere kandi cyane. Hanyuma ikindi kintu cya kane kizana amafaranga nicyo bita investor. Hano ushora amafaranga menshi kandi cyane, tera amafaranga akabyara andi mafaranga. Abakira babere kaga bazi neza ko nta muntu ukorera amafaranga, ahubwo amafaranga urayakoresha, amafaranga akabyara andi mafaranga. Wowe uyu munsi ni iki ukora kugira ngo ubyaze amafaranga yawe andi mafaranga? Se byuzuye urayafite? Nimba utayafite umurikire ko tugiye gukora kuri business opportunity nziza cyane ishobora kugufasha mu by'ukuri ukinjiza amafaranga menshi kandi cyane biciye mu kintu bita business owner. Ikintu murira network marketing ni iki? Umunsi ugiye kwikubwira iraza kwifocusinga ku kintu bita business owner. Number 1, utangiza amafaranga make cyane. Ntabwo network marketing ikeneye kugira ngo ugire amafaranga menshi, ahubwo ukeneye kwitangira ko ukeneye amafaranga. Especially BIOTECH Global, you start with the few money, utangiza amafaranga make kandi cyane. Cya kabiri, haba amafaranga menshi, tagiza amafaranga make kwinjiza amafaranga menshi. Cya gatatu, nuko ari ibintu bifasha ubuzima bw'abantu. Usanga handitse amateka y'ingero ku isi ko bifasha ubuzima bw'abantu benshi bugahinduka bukageraho ugira hashimishije. Natuguhaye ikaze muri BIOTECH Global International. Nimba mu by'ukuri utarakoze like, share and subscribe, do it now. Nimba ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo ubashe kujya wumva ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ikaze rero muri iki kiganiro cy'uyu munsi, aho turaza kuva kuri business idasanzwe yitwa BIOTECH Global International. Business yashinzwe n'abagabo n'abantu bane, tuvuga ngo team management ya BIOTECH igizwe n'abantu bane. Aho bita vice CEO, umugabo ukomeye cyane uvuga gake
ariko akagira ibikorwa byinshi. Hanyuma akaza umuntu bita CEO Vivian Long. Vivian Long ni umudamu ukora cyane, ni umudamu ukora cyane. Badamu neza amatwi, badamu murikiye wumve neza ko namwe mwabishobora. Ni umudamu namukundiye ko ni umwe mu bantu bagira ikintu bita hard working. Ikindi ari communicative, ni umuntu communicate cyane, umwandiki agomba gusubiza. Njye mwandiki saa 7 z'ijoro, icyo gihe mu by'ukuri ngira gutyo ngo nakansubije, narasubije. Ntibashobora kujya uva ku munsi nazo gusanga agiye amasaha 6 gusa, andi masaha yose bari mu kazi. Undi muntu bita Kenitan, hanyuma undi akashinzwe management ya company, akazi undi witwa Gordon Rim ushinzwe marketing ya company. Ubwo mu by'ukuri uri gufasha company kugera higira hashimishije. Ubwo twari kumwe muri Kenya, yabwiye ijambo rikomeye cyane, yarambwiye ngo yavuze ngo iyo umuhaye $1,000 cyangwa se umuhaye $1,000,000, ayo mafaranga yose namwe kuri we. Kandi imagine guys, byatumye mpinja imitekerereze yanjye ku bijyanye n'agafaranga. Ese wowe ubibona ute? Dukomeje, kampani ya BIOTECH GLOBAL imaze kwakwa mu bigiye bitandukanye byinshi cyane, harimo Malaysia, Uganda, Papua Guinea, South Africa, Kenya, Singapore, Tanzania, Rwanda, Burundi, DR Congo. Bango kampani ya BIOTECH GLOBAL imaze kugira mu bihugu bitari bike byinshi kandi cyane. Business yari yose kugira ngo itangire ikenera investment, ikenera igishoro. Muri BIOTECH GLOBAL naho muko imeze, you need to invest. Ariko uzamvise amafaranga tujye cyane, ariko ugize amafaranga menshi. Ushobora gutangira amafaranga $70,000 by'amanyarwanda, ugahabwa package ya silver, aho wabona na box ya product zacu, cyangwa utangiza amafaranga $350 by'amanyarwanda, aho uhabwa box 5 za product zacu, cyangwa ugatangiza amafaranga $1,400,000, ukona box 20 za product zacu. Product nziza cyane zifasha ubuzima bw'abantu bakagenda neza kandi cyane. Izi products twazivuze mu biganiro byagiye bitangwa kuri Wise Dream Pro. Byaba byiza uje kuri ibiganiro byabanje birimo izi product n'icyo zagufasha mu buzima bwawe. Ahangaha witwa system. Tuhabwa system irimo product zacu zose. Tuhabwa system izagufasha kubaka business yawe igatera imbere. Tuhabwa system izagufasha kubaka ikintu bita residual income. BIOTECH GLOBAL iyo amaze kuba umunyamuryango, tuhabwa system ubutangiye business ifite uburyo 8 bwo kunguka. Referral profit, referral bonus, pairing bonus, matching bonus, upgrade bonus, lock bonus, repurchase bonus, hanyuma tukabona icyo bita ranking incentives guys. Muri BIOTECH GLOBAL ni wantu uzatangira business wamara kuyikora, igihe kikazaje gusanga mu kwezi ufite umushahara wiyongera ku mafaranga winje buri kwezi. Sinzi nimba unyumvise. Ariko reka tubicemo in deep one by one. Number 1, retail profit. Retail profit dufite product nyinshi cyane muri BIOTECH GLOBAL, aho dushobora gusangamo perfect sim sale, tukabonamo BRACELET, tukabonamo coffee, tukabonamo bonitrone, tukabonamo igikomo nambaye. Izi product zose ziri muri zindi nyinshi cyane zigenda ziza. Iyi product zifite uburyo zigurwamo nk'umunyamuryango n'uburyo uzazigusha ku muntu ari umunyamuryango muri BIOTECH GLOBAL. Urugero, perfect sim sale na BRACELET box imwe igura amafaranga $42,000 iyo uri umunyamuryango. Itari umunyamuryango uyigura amafaranga $72,000 by'amanyarwanda. Uwayiguze kuri $42,000 akayisubiza kuri $72,000 azunguka amafaranga $30,000 by'amanyarwanda. Can you imagine guys? Ibintu by'amanyarwanda gusa babwira ngo niba uri umukozi ukeneye uri mu by'ubucuruzi uzi gucuruza neza by'ukuri, urakora iki curuza box 10 za products no zicuruza afite umuntu afunga ingahe $300. Reka tuvuga ko ufite akandi kazi $200,000 ku kwezi, ucuje $200,000 ku kwezi muri BIOTECH, winjira amafaranga angahe? $500 by'amanyarwanda. Hano harimo amafaranga menshi kandi cyane. Uyu munsi barika muri BIOTECH GLOBAL International. Uburyo bwa kabiri bwinjiza amafaranga zo kubateje n'uburyo bwa gatatu kuri package yitwa Silver, special bonus and pairing bonus. Hano atanga amakuru. Let me tell you this guys. Ntangira BIOTECH GLOBAL ntabwo nayitangiye kubera ko ari ikibazo cy'ubuzima n'ifite ko BIOTECH ushobora kuyitangira kubera ko ukeneye gukora zo kuyikoreshereza. Ushobora kuyitangira kubera ko wenda ufite akandi kavugira ngo wongere ubone ujye ubona amafaranga y'inyongera, cyangwa ukayitangira kuko ushaka amafaranga menshi kandi cyane. Emile muri kuganira ahangaha natangiye BIOTECH GLOBAL nta kindi kintu nshaka, nari nkeneye amafaranga. Ntabwo natangiye kubera ko nari mfite ikibazo cy'uburwayi cyangwa se ushaka gufasha abarwayi kujyanye n'ubuzima ko nari mfite benshi oya. Haba n'ikintu kugira ngo mujye kuri bageze mu nziza ya business opportunity muri BIOTECH GLOBAL. Harani mu by'ukuri nawe utangiye ushaka amafaranga, uyu munsi welcome. Niba tuvuga ko watangiye package ya Silver ni $70,000 by'amanyarwanda, ugahabwa box imwe ya products
muri product tugira muri BIOTECH GLOBAL, nufasha umuntu ukamwereza amakuru, ukamuha amakuru akaza gutangiza package yose no kwatangije watangiye uzona amafaranga 19,600. Nufasha wa kabiri ukamuha amakuru akaza gatangira gukora na BIOTECH GLOBAL nawe azahabwa produit ariko utubone 19,600. Then ntibirangira gutyo gusa, bafata timu y'uburyo bagahuza na timu y'ibumoso ukabona amafaranga 8,400. Oh my godness, ibi bizarangira uzatora amafaranga 42,600 by'amanyarwanda ku bantu bangahe? Ku bantu babiri ufashije kumenya amakuru ya BIOTECH GLOBAL, maybe bakeneye gukoresha product zacu cyangwa se bakeneye kuba bagira bafite kuba bakora business opportunity muri BIOTECH GLOBAL International. Si ibyo gusa kandi wa muntu w'iburyo naze afite responsibility zo gufasha abantu babiri ndetse n'uw'ibumoso afasha abantu babiri, bityo yunguka. Ariko nawe bizakungura kuko bizajya bafatwa ibyo uburyo yakoze bakoze n'iby'ubumoso yakoze baguha 8,400. None bizari 8,400 kuba kabiri yongeye kwa 22,600 ahita 34,400 by'u Rwanda. Faranga menshi kandi cyane bantu babiri bari kuri ruhande nabo bagenda batanga amakuru guys. Okay, bazakomeza gutanga amakuru ubye uwakoze buryo n'ibumoso bahuza baguha amafaranga 8,400 mu gihe cyose bazaba ari abaseriva bafite silver package bafite package y'70,000 by'amanyarwanda. Can you imagine ayo mafaranga azagenda nayo yikube yitanye kuri ya yandi abe 98,400. Sinzi muri kwibona mu by'ukuri iyo urebye neza urabona ko atanga amafaranga 70,000 by'amanyarwanda ariko kugeza kuri level umaze kwinjiza 98,000 by'amanyarwanda. Haravuga gutangira business nk'ingo na amafaranga. Sinzi niba ubibona ntabwo ko ufite amafaranga ahubwo ufite iki inzozi zikurangaje imbere. Ibi ngibi bizakomeza kwiyubaka kugenda kugeza muri infinity, bizakomeza kubaho ibyo wakoze uburyo n'ibumoso bikomeze gukorwa then ugere kure kandi cyane. Package idasanzwe nanone once again, package yitwa gold package itangiye amafaranga 350 by'amanyarwanda. Ahangaha ni ukuvuga ngo ufata 350 by'amanyarwanda ukabitanga uguha product zibanye mu mafaranga wahita gushyira muri system ya BIOTECH GLOBAL, hanyuma warangiza remember ugiye kugihemberwa amakuru watanze. Nutanga amakuru ibyo dufite business opportunity product zacu company zaguhemba. Nutanga rero amakuru ugahereza umuntu nagatangiza package ya gold y'150 company zaguhemba 96,600. Nufashe uwo nguwo uzamwandika uruhande rwawe rw'ibumoso, nufashe umuntu wa kabiri azatangiza gold cyangwa agatangiza gold company zaguhemba 96,600. Then hanyuma wahuze uburyo n'ibumoso ubundi 41,400. Totali y'amafaranga nanga reka tubirebe na amafaranga 234,600. Iyo faranga uzabukoreye ku bantu bihereje amakuru kuri BIOTECH GLOBAL bakaza gatangiza package ya gold package. Can you imagine guys how about nabizanira bite niba bigiye gukomeza gutya? Hanyuma uriya muri buryo ndabazagenda afasha abandi bantu babiri ubumoso bafasha abandi bantu babiri, then bagiye afata umuntu iburyo n'ibumoso bahuze uhabwe 21,400. Aya nayo igenda yitoranye kuri 234,600. Bizagenda bitangaha n'ubutangiza tone 317,400. Amafaranga azakomeza kuba menshi uko organization izakomeza kugenda ikura. Amafaranga azakomeza kwinjira kuri konti yawe umunsi ku munsi until to infinity. Hano zageze ku mafaranga 443 by'amanyarwanda bivuye ko wamaze kubaka organization. Niki rwego rwanga rwego rwo kubaka gutanga amakuru. Niba mu by'ukuri washaka kwinjiza amafaranga, niba mu by'ukuri ushaka kubaka business, urwego rwo kubaka iki gutanga amakuru, just share the information and then earn money. Muri BIOTECH GLOBAL so amazing package hanyuma package yitwa platinum package. Tugiye kubijyanye ndetse na sponsor ndetse na paying bonus uba mu gutanga amakuru ndetse n'akashimwe cyangwa se bita agashiri kabute mu rurimi rw'ikirundi. Ahangaha utangiza 1,400,000 ugahabwa boxes 20 za product cyangwa se ugahabwa kuri buri product zacu. Then product ushobora gukoresha, product ushobora kugurisha, product ushobora kwagira umuryango ukaba wakoresha. Warangiza wowe ugatanga amakuru. Bizagenda bitanga uvango bifasha gutanga amakuru ku muntu mu by'ukuri uri umwe utangiza 1,400,000 uzabona 220,000 by'amanyarwanda. Nuhereza umuntu
makuru agatangiza wasagaye nawe agatangiza 142 wa kabiri uzabona 142 by'amanyarwanda. Hanyuma bafata umuntu w'iburyo bahuza n'ibumoso bose batangiye platinum package, hanyuma ubona 165 by'amanyarwanda. Bizagenda bitanga tutari amafaranga menshi kandi cyane. Muri BIOTECH GLOBAL ni business ushobora gukora mu by'ukuri ugaturuka mu rugo nta faranga ufite mu mufuka ukaza gusubira mu rugo uri miliyoneri mu manyarwanda ariko note mu madolari. Hanyuma hano zatwara miliyoni 19,999 by'amanyarwanda. Hanyuma uri ibumoso byakoze bakakomeza kuba amafaranga ubuhande yataranye kuri ayandi ayo miliyoni 1,379 by'amanyarwanda. Ibizakomeza birangira muri organization zabo kubaka bizakomeza kwinjiza amafaranga menshi kandi cyane kugeza kuri miliyoni 544. Organization yabo izakomeza gukura kugeza muri infini, non stop, non break, non relax, kuko uri kugira kubaka business ikura. Kindi kintu twamunda network marketing especially BIOTECH GLOBAL nuko yoroshye kuyagura. Uyu munsi bituma umuntu akaba ari muri Congo, umuntu akaba ari i Burundi, umuntu akaba ari muri Kenya, umuntu akaba ari muri Amerika y'Amajyepfo. Is up to you. Nubango niwe ushobora kuba wahina business nigire kure cyangwa se ukayigeza kure. Ahangaha bizakomeza kuba amafaranga menshi kandi cyane. Amafaranga menshi muri BIOTECH GLOBAL International. Silver package nk'ibutsa ko uka kuri 35%, hanyuma gold package kuna desem uka 35% mu gihe utanga amakuru. Platinum yuka 40%, hanyuma akacyo pairing bonus ni 15% kuri package yose. Igiciro cyose hari ibyakozwe iburyo kandi ibyakozwe ibumoso. Muri BIOTECH GLOBAL tubara kuri 15%. Then amafaranga ni menshi kandi cyane. Silver mu gihe watangiye package ya silver ushobora kuminimiza amafaranga 140 by'amanyarwanda ku munsi. Gold ushobora kuminimiza 200 ku munsi. Hanyuma platinum ni unlimited guys. Platinum it is unlimited. It's up to you. Mu kwezi silver yagwa miliyoni 200, hanyuma mu kwezi gold yagwa miliyoni 20 z'amanyarwanda. It's up to you. Bizaterwa n'ibintu byinshi, bizaterwa n'inyota ufite, cyo ni icyambere. Cya kabiri bizaterwa n'uburyo ki ukora business yawe. This is a business. Iyi ni business. Kisabwa ni kimwe muri kuyitangira, you have to be serious. Hari cyo bita matching pairing income bonus, na amafaranga meza kandi cyane, aho kuri silver kuva kuri level ya mbere ya kabiri na 3%, bivuye kuri pairing zabonywe n'umuntu uhaye amakuru. Ndabisubiramo kuri cyo bita matching pairing income. Nubango ni kuva kuri level ya mbere kugeza ku ya 3, nubango ni amafaranga uzabona avuye kuri pairing bonus zabonywe n'umuntu uhaye amakuru. Uhaye amakuru ndetse uhaye amakuru na pairing bonus uzabona kuri 3 kugera level ya mbere ya kabiri ya 3. Ni muri silver ni muri gold uzabona 4% kuri level ya mbere, 4% kuri level ya kabiri, 4% kuri level ya 3. Ni muri platinum uzabona 5 kugera kuri level ya mbere, 5 kugera kuri level ya kabiri, 5 kugera kuri level ya 3. Then amafaranga menshi kandi nayo cyane birabaye no shira imbaraga ugakora nushira imbaraga ukabwira ugatanga amakuru bizagwa amafaranga menshi kandi cyane. Guys, aya ni amahirwe akomeye kandi cyane. Hari cyo bitari roll up bonus ibonwa n'umuntu ufite package yitwa platinum. Then nabwira ngo amafaranga meza kandi aryoshye. Sibyo gusa hari cyo bita upgrade bonus nayo hari yiza amafaranga meza kandi cyane. Akigenda aboneka bitewe n'uko hari amakuru yatangiye package ntoya, nyuma utangiye package ntoya agashambira ngo yongere package itangize package nini. Icyo gihe byaje kunzara amafaranga azamuvaho hanyuma nagiye gute akugereho. Ngibyo rero igita kirimo ni iki? Niba atangiye package ya silver ukaguca kujya kuri package ya gold, icyo gihe uzatanga kuvuga ngo mu mezi 3 uzatanga amafaranga yasigaye hanyuma ujye kuri package mu mezi 3. Ubikore gutyo kugeza kuri package ya mbere yitwa gold platinum. Then mwawe kaza kandi cyane akaza katikeze. Hanyuma repurchase bonus. Guys, we get to marketing especially business ya BIOTECH GLOBAL International. Amafaranga ni kamwe cyitwa repurchase bonus, aho uzungukira ku byacuruzwa byose yari byo bacuruje n'abantu bacuruje muri business opportunity ya BIOTECH GLOBAL. Then ni amafaranga menshi kandi cyane, aho ushobora kubona hagati y'10% ndetse na 1%. Kuva kuri level ya mbere kugeza kuri level ya 10, ibyo rero twereka ahangaha ushobora kugenda ubona commission igera hafi kuri 50% y'ibyakozwe byose muri
muri system ya muri organization yawe. Ahangaha uzakora amafaranga menshi kandi cyane, amamiliyoni menshi cyane. Munyemera mbere yuko dusoza bagezaho umunebwe, umuntu wanebwe atangiza package nto ya silver ese yakuya mu byukuri muri BIOTECH GLOBAL ari serious, ari ready ashaka kugira ngo agire ahagera, yakuza amafaranga muri BIOTECH GLOBAL International. Nubwo ukisabwa ni kibazo asabwa gutangira. Numara gutangira business ya BIOTECH GLOBAL urafasha abantu babiri byibuze no gutangire bapoze package ya silver. Tene silver mu 70 y'amanyarwanda. And social abantu wese mudukurikiye kuri YouTube channel yacu yitwa Wise Dream Pro. Nta muntu wari mu 70 y'amanyarwanda. Niba ibona rero tangira business. Numara kuyitangira mu kwezi kwa dufasha abantu babiri. Uzabona amafaranga 8,400 mu kwezi kwa kare abantu babiri nabo bahe responsibility zo gufasha abandi bantu babiri. Mu kwezi kwa kare uzava responsibility zo gufasha abandi bantu babiri. Hanyuma mu kwezi kwa gatatu abantu bane buri wese nabafasha abandi bantu babiri bo 8. Bizakomeza gutya kugeza mu mezi yangahe? Mu mezi 12 y'umwaka. Uzamaze kwiza abantu mu 8 mu organization yawe. Uzamaze kwa 3,398 by'amanyarwanda mu mwaka umwe with only one silver package mu by'amanyarwanda. It is up to you. Ahangaha ni amafaranga bavuga ku kintu bita paying bonus gusa. Residual income. Ntabwo dushize muri purchase, ntabwo dushize muri roll up, ntabwo dushize muri flow bonus. Uyirebye neza usanga aduna azaza akaba amafaranga menshi. Mu gihe wafite mu expectations ziri hejuru, ariko zijyana n'iki? Zijyana n'ibikorwa guys. Ntabwo ari umushahara uzaba guca gusa. How have to stand up and work hard. Then, niba ufite package ya gold tuzakorera ngahe? Uzakorera miliyoni 172 n'ibihumbi by'amanyarwanda. Niba ufite package ya platinum uzakora amafaranga ngahe? Uzakorera no limit. Kuri package ya platinum there is no limit. You make money until to infinity. It is up to you guys. Utangije package utangira ryari. Amafaranga muri BIOTECH GLOBAL harimo amamodoka harimo ibintu bitandukanye, aho ushobora gutsindira imodoka, telefone, ingendo, gutembera, amafaranga n'ibindi byinshi cyane. Ariko mubwira ngo nyabona byose kugira ngo bikure nuko ugomba gutangira. Ndakubwira ijambo amagambo abiri ngiye gusoreza. Number 1, believe in the person you want to be. Come. Urashaka kubana. Believe in the person you want to become. Banza mu kubanza wize ushaka kubaho. Do you want to be a millionaire? Believe that. Do you want to be financially free? Believe that. Do you want to have a car, a house? Believe that. Banza mu kugira ngo ubanze icyo cyizere cy'ibishaka kugira ngo ushaka kugeraho. Niba uza kugira cyizere biraza gukunda kandi cyane. Ijambo rya kabiri, never give up. Keep going. None stop, none break, none relax. The more you keep going on, ase ukomeza kwegera, ukomeza kugenda, ni kurusha kugenda gute wegera cyangwa se bikorera kugira kuri zamuziza ushaka wagera gute kuba wageraho. Urugero bivamo niba uratangira business ya BIOTECH GLOBAL, keep going on. Niba utatangira kandi start, tangira uyu munsi. Nutangira kandi nkuko azakora kugira kugira gute byo guhagarara kugeza ugeze kuri objective, kuri goals, kuri dreams. Then nakubwira ngo nshuti muvandimwe wanjye, 2 or 3 agreement working together, nothing will be impossible. Ndabakunda cyane. See you at the top. Mu by'ukuri nabwira ngo niba utarakora subscribe, niba utarakora like, niba utarakora share, nyabona do it. Tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Niba ushobora kuba wakumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa ikirundi, gerageza kuri subscribe kuri YouTube channel yacu Wise Dream Pro. Aho tuganira ku buzima, business ndetse na network marketing. Nakagaruka. I love you so much. See you. Happy day.